Yes, ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ndagira ngo tuganire ku ruzinduko rwa Perezida Ibrahima Traoré, perezida wa Burkina Faso, agiye kugirira mu Rwanda nk'uko byanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Rwose uyu mugabo Ibrahima Traoré agiye kugira uruzinduko mu Rwanda, ndetse n'uruzinduko rwavuzweho menshi ndetse runatangazwaho amakuru menshi. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi agira uruzinduko rukomeye cyane muri Burkina Faso, ndetse baganira no ku bibazo by'umutekano mu karere, ndetse banaganira kuri Afurika yunze ubumwe iyobowe n'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye. Banaganira ku bibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'uko bivugwa, ndetse ni ibibazo baganiriye mu muhezo. Perezida Ibrahima Traoré yiyemeza kuba umuhuza w'ibihugu byombi nk'uko bigaragara, ndetse byanatanzwe muri raporo ibyaganiriwe n'aba bagabo bombi. Ni ibiganiro byabaye mu minsi ishize ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriraga uruzinduko rukomeye cyane muri Burkina Faso, ndetse anaganira byinshi na Ibrahima Traoré birimo n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi nk'uko twabigarutseho. Bivuga ko Perezida Ibrahima Traoré, umwe mu baperezida b'inshuti ya bose, umuperezida twakwita inshuti ya bose, kuko ni umwe mu baperezida bakunzwe ndetse banafite igikundiro kuri uyu mugabane wa Afurika ku bw'ibikorwa bye ndetse n'umurava agaragaza mu kuyobora Burkina Faso, ndetse bikanarenga Burkina Faso bikaba umugabane wa Afurika, umwe mu ntwari za Afurika, ndetse umwe mu baperezida bakora ibikorwa byinshi kandi mu gihe gito, ndetse n'umwe mu baperezida bafite imyaka mito kandi uyoboye igihugu gikomeye cyane nka Burkina Faso, ndetse wanashimiye ku buryo ubukungu bw'iki gihugu bwazamutse mu myaka ibiri ishize rwose, ngo bwatumbagiye cyane buva ku ntera imwe bugera ku yindi kandi ku buryo bwiza cyane. Ndagira ngo tuganire kuri uyu mugabo Ibrahima Traoré, umwe mu baperezida beza rwose abantu bashyira ku mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya wa kabiri ishingiye ku buryo amarangamutima yawe akujyana. Ariko abaperezida babiri bakomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika harimo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nk'uko raporo ndetse n'ibarura ryakozwe muri 2020 rigaragaza ko Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 2020 yari umuperezida wa mbere ukunzwe by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Perezida wa kabiri yari uyu Yoweri Kaguta Museveni, ariko ubu ngubu perezida wamusimbuye cyangwa se wagiye ku mwanya wa kabiri bamwita Ibrahima Traoré, nubwo abenshi bahuriza ko ashobora kuba ari we mu perezida wa mbere, ariko rwose uyu Ibrahima Traoré ni umwe mu baperezida beza umugabane ufite, ndetse banagerageza gukora buri kimwe cyose. Kimwe mu bintu ashimirwa cyangwa se kimwe mu bintu yitwaje nk'intwaro kuri manda ye ni ukugaragaza ndetse no kwerekana iby'abazungu cyangwa se ibihugu by'amahanga byica uburenganzira bwa muntu, ndetse bikanica urubozo ikiremwa muntu by'umwihariko umwirabura. Ibyo rwose nibyo bya mbere yashyize ku isonga mu kurwanya. Bamwita Ibrahima Traoré, perezida wa Burkina Faso, rwose umwe mu baperezida beza cyane kandi banagerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo umugabane wa Afurika utuze kandi utekane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biravuga ko agomba kugira uruzinduko i Kigali nk'uko twabigarutseho, ndetse akaganira na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bakaganira ku mubano w'ibihugu byombi, ubwo ni hagati ya Burkina Faso ndetse n'u Rwanda, ndetse bikarenga aho ngaho bakanaganira ku hazaza ha Afurika nk'uko bigaragara. Ni inama iyi nkuru se mbonye iyi nkuru kambenyeretse iyi nkuru nari mbonye ngiye kuyibacomekiramo ariko kanyireke. Ni uruzinduko rukomeye cyane agomba kugira, ndetse ruzanaganirwamo byinshi cyane. Hitezwe ko hagomba kuganiramo ibibazo by'akarere, n'undi uyu Ibrahima Traoré yagiye agerageza kenshi kwinjira hagati y'ibibazo bya Kongo n'u Rwanda ngo abe umuhuza, ariko zimwe mu nzego zikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikitambika ndetse zikagaragaza ko Burkina Faso iramutse yinjiye muri iki kibazo gishobora kuba cyajyaho akadomo cyangwa se cyabona iherezo. Kandi kimwe mu bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zenjoyinga ni intambara yo muri Afurika. Rwose Afurika nta na rimwe umuzungu yifuza ko Afurika itekana, nta na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko Afurika yaba imwe, yaba Afurika yunze ubumwe, nyine Afurika yumvikana, Afurika itera imbere. Ibyo ngibyo umuzungu cyangwa se umunyaburayi ibyo ngibyo ntabyo yifuriza uyu mugabane. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararebye ziravuga ziti ahangaha Burkina Faso turayizi ni kimwe mu bihugu byigobotoye ndetse binamagana abazungu kuzana ibintu by'inkunga ngo ugenera Burkina Faso ngo ibintu by'imfashanyo.
ibyo ukabyitwaza uhonyora uburenganzira bwa muntu rwose ibyo ngibyo Perezida Ibrahim Traoré yabishyize ku ruhande ndetse anagaragaza ko nta na rimwe azongera guha ikaze kampani z'abazungu cyangwa se imishinga runaka y'abazungu muri Burkina Faso izanywe no kuba itera inkunga. Uwo batagiranye amasezerano ntagomba kuza muri Burkina Faso. Uko niko Burkina Faso iyoboye bagaragaza ko bo bigobotoye ndetse banibohora ingoyi y'abazungu, ndetse banagaragaza ko bari kubaka byinshi bigezweho yaba ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ingufu mu bya gisirikare kugira ngo barebe uburyo Burkina Faso cyaba igihugu kigira kandi gitanga byose, kinabona byose gikeneye mu buryo bworoshye cyane, kidategereje ko amahanga abanza kugipyinagaza ndetse hari icyo akura muri Burkina Faso, kuko yagaragaje ko mu myaka yashize ibihugu by'amahanga byinjiraga muri Burkina Faso bizanye inkunga ariko nabyo bifite ibyo bigomba gukuramo byikubye inshuro amagana z'inyungu bagomba gukura muri Burkina Faso bajyana iwabo i Burayi, harimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubutunzi bwa Burkina Faso bwose bakabukukumba bakabwiba bagasahura, ndetse ibyo byose binatuma Perezida Ibrahim Traoré ubwo yajyaga ku butegetsi mu myaka mike ishize yiyemeza guhangana ndetse no kurwanya ibi bikorwa bibi byakorerwaga muri Burkina Faso, nubwo bivugwa ko mu minsi ishize hari igitero gikomeye cyane cyagabwe mu murwa mukuru muri Burkina Faso rwose. Ariko icyo nakubwira cyo Ouagadougou muri Burkina Faso bivuga ko hagabwe igitero gikomeye cyane, abasirikare bagera kuri 4 bahasiga ubuzima, abasivile 13 barakomereka. Ayo ni amakuru yagaragaye mu bitangazamakuru bigiye bikomeye birimo BBC ndetse n'ibindi bitandukanye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru y'igitero gikomeye cyane cyagabwe mu mujyi mukuru Ouagadougou muri Burkina Faso. Ni igitero Perezida Ibrahim Traoré yatangajeho amagambo akomeye cyane, avuga ko agiye guhiga hasi hejuru uwagize uruhare muri iki gitero, ngo ibizamukorerwa bizaba byikubye inshuro 100 ibyo yakoze mu minsi ishize. Ibyo no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, ariko rwose tujye tuganira tunabwizanya ukuri. Uyu mu Perezida Ibrahim Traoré ni umwe mu perezida nkunda rwose, nemera kandi uzashyira Afurika ku murongo ukabishoboye mu gihe yafatanya n'abayobozi bandi batandukanye barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Sinzi ubufatanye bwa Excellency na Perezida Ibrahim Traoré, ubwo twongeraho n'abandi baperezida bagiye batandukanye basa nkaho bari hejuru mu myumvire. Ubwo abaperezida nka 5 se bakunzwe kuri uyu mugabane wa Afurika twavuga n'inkandira ni Paul Kagame, Ibrahim Traoré, ubwo twakongeraho undi mu perezida usa nkaho utajya uterwa amabuye, ubwo twakongeraho Yoweri Kaguta Museveni, nawe n'umwe mu perezida bivugwa ko rwose ari umuperezida abaturage bakunda cyane. Ubwo tugakubitiraho Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, ubwo n'uyu mugabo bita Philippe Nyusi we ibye byaje kuba nabi, ariko mbere yari umwe mu perezida nawe bari bakunzwe. Murabona icyo bita tekinoloji ya Ibrahim Traoré, ingofero ye harimo pistori ndetse na system zimuha amajwi ndetse na kamera iteye ubwoba iba imugenda imwereka buri kimwe cyose kiri kubera aho hafi aho. Ahangaha rwose yankanze mu bamwita Ibrahim Traoré, umwe mu perezida bakomeye cyane rwose kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uruzinduko rwe i Kigali murarwumva mutese, murabona bizagenda bite